Imana nishimwe, ndabaramukije aho muri hatandukanye. Uyu ni umunsi mwiza kandi Imana iduhaye wa Commanding Your Day. Hanyuma ni umunsi wo kuwa gatanu itariki 26/2024, tariki 23 z'ukwezi kwa munani. Rero Imana ishimwe. Hanyuma uyu munsi ni umunsi wacu w'156 wa Commanding Your Day. Rero Imana ishimwe. Uyu munsi turasoma rero muri Zaburi ibice 78 umurongo wa 51 na 52. Dusome tubibutsa ko ari gahunda yo kwinginga cyangwa se ukwezi ko kwinginga Imana kugira ngo tuyibwire ngo hari icyo wahindura kandi. Haleluya, akazo mu izina rya Yesu. Abango ikubita abana b'imfura bose bo muri Egiputa irabica. Abo gukomera kwabo kwatangiriyeho bo mu mahema ya Hamu, ariko ubwoko bwayo ibashorera nk'intama, ibakurayo ibayoborera mu butayu nk'umukumbi. Amen. Ngayo amagambo tugomba gusengeramo muri uno munsi. Aya magambo ni amagambo Imana n'ibyo yikorera muri Egiputa ibikorera Abanyesiraheli ndetse n'Abanyegiputa ubwabo. Haleluya. Birayambwiye ngo ikubita abana b'imfura bose bo muri Egiputa irabica. Kamubwiye urubyaro rw'ikibi cyangwa se urubyaro rw'abantu batubaha Imana, uhinduka umwandu Uwiteka arwanya, kubera yuko ntabwo bamwubaha, ntibamukunda, ntibanamushima. Muri make rero Uwiteka rero ahagurukira kubarwanya, kubera yuko uwazi ko abantu dukwiye kumuramya, azi ko abantu dukwiye gutahura yuko dukwiye kumushima. Rero izindi Imana iyo zihagurutse rero bihinduka umurimo w'Uwiteka kugira ngo abarwanye. Haleluya. Niyo mpamvu yavuze ngo ikubita abana b'imfura bose bo muri Egiputa irabica. Abo gukomera kwabo kwatangiriyeho mu mahema ya Hamu bose bashyira hasi. Kubera iki? Kubera ko batubashye Imana. Kubera iki? Kubera yuko batigeze bitondera amategeko n'amateka y'Uwiteka. Haleluya. Uyu munsi nawe reka mubwire, iri sengesho n'aya masezerano yagusohoreraho. Icyiza rero kugira ngo ubihunge nuko wayizera, nuko wayishima, nuko yabana nawe, nuko wawugirana igihango n'ubusabane n'Uwiteka. Birayambwiye ngo ariko ubwoko bwayo irabashorera nk'intama, ibakurayo ibashorera mu butayu nk'umukumbi. Reka mubwire, buri kintu gitondo Uwiteka aje kukurinda, aje kukuyobora, aje kubana nawe. Reka mubwire, inzira zawe zose Uwiteka niwe ugiye kuziyobora, niwe ugiye kubana nawe. Reka mubwire, amateka yawe uko yaba ameze kose, yaba ari amateka ababaje, yaba ari amateka y'umwijima, reka mubwire ayo ngayo Uwiteka arayahinduramo amashimwe ku buzima bwawe. Amushime, amuhimbaze. Amuhimbaze ari ibyo agiye gukora ku buzima bwawe. Mu mwanya rero akore, avuge, yigaragaze muri byose. Ni mu izina rya Yesu tubisenze kandi tubyizeye. Amen. Imana bagire neza. Umunsi wo kuwa gatanu wanyu urarinzwe, mujya mu kazi, mujya muri shuguri zitandukanye. Uwiteka Imana kumwe nawe. Ngaho ushime, unezererwe kandi muhaye muronke muri byose. Amen.